Inkuru z'abato twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel Inkuru z'abato. Ngendirukiza Ngabo Shami nongeye kubaha ikaze cyane. Muri aho neza abari hirya no hino ku migabane yose y'isi, nimwegeranye abana twongere tubarirane inkuru z'abato, hanyuma twongere turyoherwe dushira imbeho, kuko burya gushira imbeho biterwa na byinshi no kubarirana inkuru nk'izi ngizi bibamo. Nimukande subscribe kuri YouTube channel yacu Inkuru z'abato, nimwisharinge muyikwirakwize hose, abantu bakomeze kuyimenya no kumva ibyayo, hanyuma mukande kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu igihe bigezeho mujye mubyumva gatanu kuri gatanu. Uyu munsi inkuru z'abato zigiye kubimburirwa n'amazi, umuntu bita mazi na gikeri. Mazi na gikeri, gikeri rwose, gikeri n'amazi, gikeri n'amazi, igihe kimwe rero gikeri n'amazi bari inshuti z'akadasohoka, inshuti zikomeye cyane. Ariko se ko mutandeba, ni ukuvuga ko mudakeneye iby'amazi na gikeri tubireke? Yego, mazi na gikeri bakaba inshuti cyane ndetse bikomeye pe. Hanyuma gikeri Nyamabondo akibera ku mazi hafi aho ngaho yitumurira itabi, mazi ubu nawe akacumbikira gikeri Nyamabondo n'abana be. Ndetse gikeri Nyamabondo yajya gutera amagi kugira ngo abyara abandi bana, mazi agacumbikira ayo magi kugeza ubwo azavamo udukeri dukeya, ya mitubu yose, hanyuma gikeri akororoka n'amazi agakomeza kubaho ngaho. Igihe kirashira, ikindi kirataha, ariko noneho mazi kubera kutagenda aho iruhande rwa gikeri, mazi atangira kuzana impumuro mbi, muri make atangira kunuka. Atangiye kunuka gikeri Nyamabondo ku mugoroba yitumiraga agatabi, hanyuma ashaka kuganira n'abana be. Yari afite abana 8. Arabahamagara ati mwabana mwe rero nimuze tuganire. Agiye kubona gikeri Nyamabondo abona haje abana bangahe, abona haje abana 5. Aribaza ate se abandi bana banjye 5 bagiye hehe? 3. Yego ni 3 koko sha, muzi kubara pe, muzi kubara, muzi guteranya, muzi no gukuramo. 3 bagiye hehe? Wari imfura muri wowe wari umaze kumenya ubwenge aterega 3 bapfuye kubera ko mazi yazanye impumuro mbi, yaranutse, hanyuma abana bamugiyemo batangira gupfa. Bati natwe rwose ubungubu turumva tuberewe nabi. Gicyati nuko nguko bimeze? Ati nuko bimeze. Atumaho mazi, ati mazi rero ngwino tujye inama kuri iki kibazo, ko numva batangiye kuba ikibazo, abana banjye batangiye gupfa, dore 3 baciye barigendeye, biraza kugenda bise. Mazi ariyumvira ati rero, ati nta kundi nabigenza nuko nguko nanjye nabonye bigenda. Gikeri yongera atumura itaba bigira 3. Aribuka. Gikeri rero mutiyibutse iki? Gikeri yibuka ko hejuru mu gihugu cyo mu ijuru hitwa habaye umuntu witwa Imana, ari nawe waremye gikeri akarema n'amazi, kandi ko hari igihe ajya yohereza umugaragu we ku isi witwa Murabyo, akaza kandi Murabyo ngo iyo yazaga ku isi gusura abantu bari ku isi, hari ukuntu yazanaga n'amazi makeya. Ayo mazi akaba arashinzwe iki? Akaba arashinzwe kugira ngo ibimera bimere neza, inturusu zimere neza, umwuka uze ku isi, niko kari akazi ke. Ariko Murabyo ngo uwo mugaragu w'Imana yazaga ari nkuba na muri agahita yiruka agakubita abangura agasubira mu ijuru. Icyara turabizi, ati mvumbuye umutwe. Imana hari umugaragu wayo witwa Murabyo,
uwo nguwo tuzamugisha inama twumva icyo yadukorera. Umunsi umwe Murabyo araza aje igikeri Nyamabondo kiti Murabyo kabyarawe twashakaga kugutuma ku Mana tukayitekereza ikibazo dufite. Murabyo ati nta kibazo rwose njyewe nzabageza ku Mana. Murabyo sibwo abakubise ku mababa ye arabagurukana igikeri n'amazi baragenda bagera ku Mana. Urakiri gikeri n'amazi batekereza Imana ukuntu ibintu bimeze. Gikeri ati abana banjye barashize kubera amazi yatangiye kunuka, kubera kumpora iruhande ntiyansiga kugira ngo ntapfa, urabizi ko ari wumbeshejeho. Ati none abana banjye batangiye gupfa kubera ko mazi nta buzima gifite, nawe kubera kutagenda aranuka yaragaze, ntabwo uzi uko tuzabigenza. Murabiseka ariko byari bikomeye, byari bibabaje. Abana ba Gikeri 3 b'abasore n'inkubi bari baze gupfa. Nicyo udasobanukiwe nuko Imana irabyumvira ihita ihamagara umugaragu wayo wundi witwa Nkuba. Rero Nkuba ngwino ngutume ibi bintu naremye bifite ikibazo, none ndagira ngo ngutume njyewe ujye kunkemura iki kibazo. Sinaguhaye ishoka. Nkuba ati mfite ishoka rwose. Iyo shoka rero ndabizi ko iyo ugiye ku isi ugahindana na Murabyo, hari amazi atangira kugwa akagwa ku isi kugira ngo ibimera byo ku isi bitangire bibeho kandi bibeho neza. Ati nabyo ndabyumva, rero ndagutumye uzajye ku isi, uzafata iyi shoka yawe ugende wasi imisozi yo ku isi, nuyasa hazabonekemo inzira mazi azajya atembamo, noneho agenda asimburana n'andi mazi azareke kunuka. Murabyumva yemwe ba abo mu nkuru z'abato murabyumva? Maze buriya Nkuba yumvira kubi kandi akagira ibibaraga cyane, ahita afata ishoka ye araza ku isi arasaguza arahinda. Amazi amwe araza afatana na yandi atangira gutemba aho ngaho yashije ku isi, agafata iki gisozi akagikubitamo kabiri amazi agatembamo. Ariko noneho yongera no gukoresha iyo shoka ye, aragenda afukura ahantu ku isi henshi, agafukura ikintu kinini, amazi atatembye akagenda agateraniramo kugira ngo Gikeri amererwe neza. Murabyumva? Urumva ukuntu Imana ikunda ibiremwa byayo? Irasa n'ishoka, irakomeza irasa, amazi aratemba. Ayo ngayo amaze gutemba yitwa imigezi. Hanyuma hahandi yagiye igafukura, igatera ibyondo hejuru, igateranyiriza amazi, ariko noneho yisanzuye. Gikeri akagenda akajyamo, agatumura itabi, akagonga, akamera neza, agatera amagi, abana bakagwira. Aho ngaho bahita mu biyaga. Murabyumva? Buriya rero mwabana mwe ntimugapfe kureba ibintu ngo muvuge ngo ibi bintu byapfuye kwizana. Biba byarazanywe n'ibintu n'ibindi n'izindi nama ziba zaragiyeho n'ibindi bibazo biba byaragiyeho, hanyuma Imana ikabikemura. Ubwo iyo bikomeza kumera, amazi yari kunuka akanakama, tukayabura ku isi, n'ibikeri bikabura ku isi. Ubu ngubu nta Gikeri tuba tubona ku isi. Murabyumva? Hanyuma Imana kubw'ubugira neza bwayo, Nkuba amaze gutunganya uwo mugezi, uwo murimo, ahita akubitana na Murabyo, barazamuka n'ishoka yabo bisubirira mu ijuru. Nuko rero ubwo ngubwo mazi ntiyongera kunuka, kubera ko yarabonye aho gutembera n'aho guteranira mu biyaga. Hanyuma Gikeri Nyamabondo nawe
atangira kororoka kubera ko yari abonye ahantu hisanzuye, noneho amazi atongeye kumusharira no kumunukira, maze uhereye ubwo ngubwo Gikeli Nyamabondo yaba yitumurira itabi iruhande rw'ikiyaga cyangwa rw'umugezi ati bo 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 bo. Burya ngo abashimira Imana na Murabyo na Nkuba niyo shoka byakemuye icyo kibazo. Hakubwo ntabwo mwabuha amashyi umuntu watumye ibyo bintu bimera bityo di. Inkuru z'abato zo kuri uyu mugoroba zishojwe n'ubwo buryo ibinyabuzima biba bigomba kutabangamira ibindi, cyangwa se ibinyabuzima bikabaho kugira ngo bihe ibindi agahenge, bihe n'ubuzima, bityo ubuzima bukomeze bugwire ku isi, ibikeri bibeho, amazi abeho, ibyatsi bibeho, inkuba zibeho, imirabyo bibeho, ibintu ubuzima bukomeze gutembera kandi nta kintu kibubangamira. Inkuru z'abato muzisanga kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru z'abato. Hanyuma inkuru y'uyu munsi ni Rukizangabo Shami, bifurije kugira ibihe byiza.